nimba bakwibye mu nzu uzana ubutaka bw'ahantu yakandagiye nimba yishe urugi se cyaciye mu idirishya ntabwo yagendeye mu kirere ukazana n'amazi yaraye mu nzu cyo nkora ibyo byose ndabihuza abasha gukurura kuri wa muntu wakaragiye muri ubwo butaka cyangwa se winjiye muri iyo nzu. Ikibazo bagize ni uko abazungu baje bakabahumya amaso bakibagirwa iby'iwabo byari babeshejeho neza bagwita iby'abazungu kandi iby'abazungu nta hantu byageze umuntu. Nyine turabikora twebwe nk'abanyafurika cyangwa se nk'abanyarwanda nayo kwigumigisha twebwe twakabonye tubona ivunwa n'abo bazungu kuko tutekerera imana z'iwabo. Ndifite Nyabingi nkoresha hakaba n'izo imandwa n'iz'u Rwanda sibyo imandwa ziragura. Ndize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi turabashimira cyane kuri mwe mwese mwamajije gukora subscribe muka bidukorera ni byiza cyane namwe mwarifashije burya iyo mwabikoraga mugira ngo mubashe kubona amakuru yacu ku gihe kandi mu buryo bwa vuba bwihuse. Dufite abantu rero badukurikira bari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda abari hakurya y'imbibi z'igihugu cyacu cy'u Rwanda bari mu migabane itandukanye muri za Australia ahantu hatandukanye aho hose hari abantu benshi mudukurikira rwose kandi tubashimira ubwo bufatanye mudahwema kutugaragariza. Iyo rero mumajije kwiyandikisha gutyo bidufasha natwe kugira ngo tumenye nyine imibare y'abantu dukorera. Ibyo rero biduha imbaraga cyane zo kugira ngo dukomeze tubakorere tubashakira amakuru atandukanye. Kuri inshuro rero twagiye gusura Eric yemera ko ari umupfumu rwose niwe tugiye kuganira muramubona kuri kamera mu Bavu TV online wabanje ukadusuhuza ugasuhuza n'abadukurikiye muri kano kanya. Yego mwiriwe neza. Hanyuma Eric nagira ngo tuganire wemera ko uri umupfumu? Ngende umupfumu ndabyemera bitewe nuko ntawanga ibyo akora kandi nta kwihishira ibyo ukora n'ubundi birivugira. Kwita ngo umupfumu rero nge ntacyo babintwaye. Wanyita umupfumu se wanyita umuvuzi wa Gihanga wanyita umuvuzi wa Kinyarwanda wanyita muganga byose n'amazina yanjye kandi ndayemera kuko byose nibyo bikora. Umuntu akurebye mu maso urabona ukiri umujeni uri umugabo urubatse ufite abana bangahe? Mfite umwana umwe w'imyaka 3 n'umudamu umwe. Hanyuma akazi ukora kawe ka buri munsi ntako ko kuvura nako ko babyita gupfumura. Umupfumu biva ku nshinga ku gupfumura. Biva ku nshinga gupfumura kureba icyo undi umuntu atakaroreye icyo umuntu atabona ubu ukabasha kukibona icyo bita umupfumu. Ubundi nk'ubu ngiye mvura indwara tugeze nko muri 20 nemera ko mvura nyine simvura byose kubera ko sindi Imana sibyo. Mvura amarozi yaba amategano yaba ibihuherano yaba gutemikano havura abakobwa n'abasore bagumiwe abazingura bakabona gushaka se haba abakobwa bagashaka se haba abasore bagashaka habasha kwirukana amashitani. Hari umuntu agutereze nk'ihembe cyangwa gutereza indi myuka mibi ukabura amahoro mu rugo rwawe cyangwa ukajya wumva ibintu mu nzu yawe byavuye ahandi hantu byose nkabasha kubihagarika. Abasha kuzingura ahantu haba ari inzu se cyangwa se ikibanza kikaba cyagurishwa mo kimwe nanone nkaba nanahazinga kugira ngo baratagurishwa nanone. Ntibyakwitwa ko ari uburozi uri umurozi nyine uroga ibintu? Cyo sindoga yewe kuroga ntabwo ko ntajya ndoga ko nta bantu njye nica. Kuroga buri ibintu ukubiri ari kuroga wica hari no kuroga kugira ngo uwo muntu ugiye kubikorera nawe afite icyo ashaka kugeraho agatari ukwica nyine. Ninza gukurogera ahantu cyangwa se nkakuzingira ahantu kugira ngo atagurishwa nanjye nzaba ndeba impamvu nyine ubikoze. Ntabwo ari gupfa kugenda gutya ngo mpite mbikora utabanza nkareba se uriya muntu avuga ati muzingira ari ahantu ni ukubera iki. Ayavuga ati ndi banke sije ko watero cyamunara kugira ngo kubera ko nzayizishyura wenda mu mwaka utaha ariko kabuzishyura bana kuvuga ngo wera ngo nzabambura aya kabuzishyura tugiye watanze. Bivuze ngo umuntu ashobora gufata ideni muri banki akananirwa kuryishyura wenda n'urugero cyangwa agahura n'ibibazo byo kutaryishyura yarangiza akavuga ati noneho reka nshaka umuntu w'umupfumu anzingira ahantu nibaza guteza cyamunara bizarore ntibizemere bizange hanyuma nzabishyura umwaka utaha. Ngiye kintu nkora
nimba arahuye n'ibibazo ukabona ukuntu wishyurira banki icyo kibazo kirumvikana ko nta muntu utakumva sibyo rero abantu baje kuza kubateza byo ushobora kumwita wenda uyu munsi turi mu kwa 11 reka wenda mu kwa gatandatu uwo bumvishe ko uzabishyura mu kwa gatandatu ahantu wanjye ntibahateze ariko baje kumenya iki kibazo ugize kujya ni iki hari igihe uba uryaga nk'abantu nyine kugira ngo uba waranze kwishyura icyo kintu yenda bigukorera cyagiye cyajya utarishyura bya bintu nashyizemo bikuramo bigumyemo ntabwo bigumyemo nyine urumva ko ntihagurishwe nyine ni kwakuroga n'ubundi gusa nyine ni nko gufasha umuntu